cyiza bagutunganye. Uri mu bagiriye umugisha k'Uwiteka? Mbese ubwo Imana izaba ihamagaye amazina y'abagiriye umugisha k'Uwiteka wakisangamo? Ababanye n'Imana bakayigiriraho umugisha babayeho, ariko icyatumye bayigiriraho umugisha nta kindi nuko barayubahaga. Navuze ngo turaza gusoma duhereye ku murongo w'9 kugera kuri 12. Reka tuhasome gato mbere yuko tujya muri conclusion tuganire kuri aya magambo. Ku murongo w'9 aho hakavuga ngo uru ni rwo rubyaro rwa Nowa. Nowa yari umukiranutsi, yaratunganaga rwose mu gihe cye. Nowa yagendanaga n'Imana kandi yabyaye abahungu batatu, harimo Shemu na Hamu na Yafeti. Kandi isi yari yononekaye mu maso y'Imana, yuzuye urugomo. Imana ireba isi ibona yuko yononekaye, kuko abafite umubiri bose bari bononye ingeso zabo mu isi. Imana idufashe kandi tugirire neza cyane. Ahangaha rero tubonye kuva ku murongo w'9 kugera kwa 12, impamvu rero nahasize inyuma nagira ngo tuze kuhaganiraho twitonze. Ahangaha haratugaragariza urubyaro rwa Nowa, ariko impamvu ntabwo ari urubyaro tugambiriye, ahubwo tugambiriye kureba Nowa yari muntu ki wagiriye umugisha ku Mana. Mbese ngewe kugira ngo ngirire umugisha ku Mana ni iki naba ndico cyangwa ni iki naba mfite cyabasha kumpesha kugirira umugisha ku Mana? Ndeba nkasanga icyatumye Nowa agirira umugisha ku Mana. Hano haratubwiye ngo Nowa yari umukiranutsi, icyo ni icya mbere. Nowa yaratunganaga, ni icya kabiri. Mu gihe cye cyose nuvuga ngo niba njyewe mbaye umukiranutsi nkabasha gutungana imbere y'Imana, icyo gihe mba mfite umugisha ku Mana kugira ngo n'ibyago byose byaza mbashe kubirokoka. Imana idufashe kandi tugirire neza cyane. Hano tubonye ko Imana yari yamaze kurakazwa n'imikorere y'abari mu isi. Hano tubonye neza ko ngo isi yari yuzuye urugomo, ngo ndetse ngo Imana yareba ikabona isi yuzuyemo yarononekaye, n'ibifite umubiri n'ubugingo byose byari byarononye ingeso zabyo mu isi. Imana idufashe kandi tugirire neza. None Imana ifata umwanzuro, imaze gufata umwanzuro, irasuzuma neza, irareba mu batuye isi, irareba mu bariho muri icyo gihe, nisanga Nowa agomba kugirira umugisha ku Mana ikamurokora. Ngo Imana yari yirahiye, iravuga ngo nzarimbura ibifite umubiri n'ubugingo, uhereye ku nyoni, inyamaswa, ibikururuka, abantu bose naremye. Ibyo byose byari bigiye kurimbuka muri icyo gihe. Ngo ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Uyu munsi nifuza ko nawe wagirira umugisha ku Uwiteka. Ngo maze Imana irirahira, iravuga ngo izabirimbura, ifata gahunda yayo, ngo ibwira Nowa muri icyo gihe. Ijambo ukomeje gusoma harawugera hakavuga ngo Imana ibwira Nowa iti genda wibarize inkuge, hanyuma iyo nkuge uyigire mikono runaka n'ibindi ni birebire cyane. Ngo muri icyo gihe rero Imana ikomeza gukurikirana Nowa n'urubyaro rwe, iramubwira ngo komeza urangurure ubwira abantu, ababasha kumvikana, ababasha kumva bakagufasha, abo bazabasha gukizanywa nawe. Ngo ariko bose yajya babwira bakicira hirya no hino. Ngo Imana igihe kigeze imaze Nowa amaze kubaza yankuge kugira ngo ibashe kumurokora, ngo Imana ibwira Nowa ngo niyinjirane mu nkuge n'umuryango we. Twabonye ko yari afite abahungu batatu, harimo Shemu, Hamu na Yafeti. Abo ngabo niwe yabashije kwinjirana nabo mu nkuge. Aragenda, ngo Imana irongera iramubwira ngo niyinjize inyamaswa, kugira ngo Imana ifite plani zayo. Yagiraga ngo natwe ubwacu izi tubona tuzabashe kuzibona, harimo amatungo tworoye, harimo inyamaswa zo mu gasozi. Ibyo byose Imana agira ngo tuzabibone. Irangije ibwira Nowa iti genda winjirane inyamaswa zizira kuri ebyiri, ikigabo n'ikigore. Izitazira winjize 7, ikigabo n'ikigore. Ngo maze ibyo byose Nowa amaze kubirangiza, Imana ifata cya cyemezo yari yaramaze guhitamo, iravuga ngo noneho ngiye kurimbura isi n'ibiyuzuye, kuko maze kubona ko isi yamaze kwangirika. Ese mugenzi wanjye, uyu munsi Imana irakubona ite? Aho ni waba usanga urimo Imana iri kubara ko izarimburana n'ibikururuka byose igakusanyiriza muri Gehenomu. Gato ku cy'Imana yakoze nyuma yaho, ngo Nowa akiri muri iyo nkuge, akimara kwinjira, ngo ariko atari yakinga inkuge. Tumara gusoma mu bisobanuro by'ibitabo ndetse no mu bitabo by'ubucurabwenge, iyo dusomye neza dusangamo amagambo akomeye, tugasanga hari aho Imana yagiye
ihamagara ibwira Nowa ngo nakomeza ashaka abantu bamufashe kubaza inkuge, ariko ngo bakajya bamureba, aho bamureba bakavuga ngo kino gisaza cyarasaze. Ahari iyo Mana izarimbura isi n'ibintu yose yaremye izabikora ite? Ahari bumvaga bitashoboka, ngo ariko Imana kuko yari amaze kwicuza icyatumye irema umuntu ifata umwanzuro, iravuga ngo uretse Nowa n'umuryango, abagiriye umugisha ku Uwiteka nibo bonyine bazarokoka icyo gihe. Dusomye neza, dukomeje gusoma hepfo, Imana ikomeza kuganiriza Nowa ngo igihe kigeze, igihe cyo Imana yateguye kigeze, ngo ibwira Nowa ngo niyinjirane mu nkuge n'ibifite ubugingo. Ibyo yabashije kumubwira ngo atoranye, afata muri bya bindi byose 7 ndetse na 2 ikigabo n'ikigore, ashyira mu nkuge. Ngo byose bimaze kugera mu nkuge, Imana itanga akanya gatoya ku rugi rw'inkuge kumeza rwikingura kugira ngo ikomeze ihamagara abandi babasha kuza byibuze bakizwe uwo mujinya. Ngo ariko ntibyemera, ngo Imana igeze aho nitangira kugusha imvura y'urujojo. Ngo imvura y'urujojo itangira kugwa, ngo ya mvura y'urujojo itangiye kugwa, ngo Imana yanga gukinga urugi kugira ngo abantu ahari batangire bisubiremo, batangire begere Nowa binjire mu nkuge, ariko nabwo ntibabyemera. Imana iravuga ngo ubwo wagiriyeho umugisha ni Nowa n'umuryango we, Nowa n'abahungu be 3, Imana nibo yarokoye muri iyo nkuge. Ngo bamaze kwinjira mu nkuge, Imana ikinga urugi. Imaze gukinga urugi, ngo hatangira kugwa imvura, ngo imigomero yo mu ijuru iragomoka, ijuru risa n'iritobotse, ngo hagwa imvura nyinshi, igwa iminsi 40. ngo iyo minsi 40 imisozi irazamuka, amazi arazamuka arenga imisozi, arengera ibifite ubugingo byose, ngo arazamuka nka metero 15 mu bujya hejuru. Bibiliya yo ivuga ngo ni mikono 15 uzamuka hejuru. Ngo maze ngo amazi amara iyo minsi 40. Nyuma y'iyo minsi 40 nibwo Nowa yavuye mu nkuge, amazi amaze gukama, nibwo Nowa yavuye mu nkuge. Hanyuma hongera kubaho isi nshyashya itari ifite ibibazo, isi nshyashya itari iriho abantu bamaze kwandura. Iyo niyo si, iyo none niyo si turimo, niyo si nge nawe turimo, niyo si itarongera kurimburwa. Ngo kuko Imana yamaze kurimbuza isi umwuzure, ayo mazi yabaye menshi muri iyo minsi 40. ngo agiye kurangira, Imana ishyira ikimenyetso cy'uko itazongera kurimbuza isi umwuzure. Nibwo yashyizeho ikimenyetso cy'umukororombyi. Hanyuma ngo riba isezerano yagiranye na Aburahamu yuko itazongera kurimbuza isi umwuzure. Ariko ngira ngo nkwibura akabanga, ndagira ngo nkwibira akabanga, nubwo uyu Nowa yagiriwe umugisha, akagirira umugisha ku Uwiteka, akabasha kubaho mu bundi buzima, akabasha kongera kugira kororokera mu isi ya kabiri cyangwa se mu ivugururwa ry'isi, akaba yaragize urubyaro, ndetse natwe ubwacu tukaba twaramukomotseho, tukagera akagera ubwo habaho ba Aburahamu basogokuzaho kwizera, twe tukaba turabo kwa Aburahamu abizera, ndetse tukaba ariko ntago bikuyeho ko abasigaye muri iyo si icyo gihe ari twe turi kuri iyi si. Rero ntago tuvuze ngo kuko Imana yashyizeho isezerano kitazongera kurimbuza isi umwuzure, ngo ntabwo twebwe bitureba. Reka turebe muri Sodomu na Gomora. Isodomu na Gomora hari mu gihe n'ubundi hari harongeye kubaho ubwigomeke bw'abantu, nabwo Imana yongeye kubireba, ibona ko abantu babaye babi cyane. Gusa icyo gihe ntiyarimbuye isi yose, kuko Imana yamaze kugira imbabazi, yari ikiri ku ntebe z'imbabazi, iracyarindiriye ko hari abandi bahinduka, iracyagoragoza umuntu. Niyo mpamvu nagira ngo nkwibire ibanga, ntabwo Imana izareka kurimbura isi. Niba yaravuze mu byanditswe byayo hari ahandi cyandikisha ko hari ibihano bizahabwa abanzi b'Imana, cyangwa se hari ibihano bizahabwa abatazubaha Imana, bivuze ko natwe mu gihe turimo Imana itureba, yabona turi babi ikatufatira imigambi. Niyo mpamvu nagira ngo wibuke ugerageze kugendana n'Imana. Mbese uyu munsi wowe Imana irakubona ute? Ese uyu munsi wowe wagirira umugisha ku Uwiteka? Uri mu bagiriye umugisha ku Uwiteka? Mbese ubwo Imana izabihamagaye amazina y'abagiriye umugisha ku Uwiteka wakisangamo? Nagira ngo dufatanyirize hamwe kwizera no kubaha Imana kugira ngo Imana itubone nk'abakiranutsi. Uko hano twabonye neza ko ngo Nowa yarakiranutse, yari umukiranutsi, kandi Nowa yaratunganaga rwose. Mu minsi ye yari umukiranutsi, kandi mu gihe cye yaratunganaga rwose, kandi yagendanaga n'Imana. Mbese mugenzi wanjye, uyu munsi uri kugendana n'Imana?
mbese mugenzi wanjye umunsi uri gutunganira Imana, mbese mugenzi wanjye umunsi uri gukiranuka. Bibiliya iravuga ngo dukwiye gukiranuka ku gato na kanini, si uko tutakora ibyangwa n'amaso y'Imana, ariko ijambo ry'Imana rivuze ngo gukizwa cyangwa gukiranuka ni cya gihe ngewe nzamenya neza aho naguye, aho nagize intege nke, nkabasha kongera kwiyunga n'Imana, nkabasha guhagarara ntatsinzwe n'urubanza. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza cyane. Nagira ngo nifatanye nawe mu kuganirira ijambo, ejo tutazatungurwa Uwiteka akatangira kwicuza impamvu yaturemye. Nagira ngo tufatanye kuganira kuri aya magambo, nubwo bwose tutasomye ngo tubashe kumenya ibyago byabayeho mu gihe cy'irimbuka ry'isi yo ku bwa Nowa. Habaye ibintu bikomeye cyane kugera uyu munsi ubashije kumenya amateka y'ibyabaye, ntabwo wakongera gukora ibyangwa n'amaso y'Imana. Nifuzaga ko ngewe rero uyu munsi twafatanya kubaha Imana no kugendana nayo, kugira ngo ubwo hazaza indi mpamvu ituma isi irimbuka tuzabashe kurokoka, kandi tuzabashe kurindwa, tuzabashe gushyirwa mu nkuge, ndetse tuzabashe gukingirwa urugi n'Imana. Imana idufashe kandi tugirire neza. Twabashije kubona indi nkuge rero. Iyi nkuge yari y'ibiti ndetse yari ibajwe mu biti, yari inkuge yo gukiza Nowa n'umuryango we. Ariko uyu munsi twebwe twagiriwe ubuntu, twahawe indi nkuge ariko gakiza twahawe na Kristo. Aka gakiza twahawe niyo nkuge izaturengera. Niyo mpamvu umunsi ku munsi tubwirwa kubaha Imana no gukiranuka no kubana nayo nk'uko Nowa yabanaga nayo, no kugendana nayo nk'uko Nowa yagendanaga nayo, bikazatubera umugisha ndetse bikazatubera uburinzi bw'Imana mu gihe gikomeye ubwo Imana izabije kurimbura. Tubonye neza ko Imana yarimbuye abo Sodomo na Gomora kubw'ibyaha byabo byari bikabije, ndetse ngo bari bafite imigeso mbi, bari bafite igihe cy'ubutinganyi, bari bafite kuryamana abagabo ku bagabo, bari bafite kwicana, bari bafite kuroga, bari bafite inzika, bari bafite amatiku. Ibyo byose byari biri imbere yabo muri icyo gihe cyabo cy'Abisodomo n'i Gomora. Ngo Imana yongeye kubareba ibona ko nabo babaye babi. Tuzi neza twese tudashidikanya ko Imana yaharimbuje umuriro, kandi Imana yasizeho isezerano iriha Nowa ko itazongera kurimbuza isi umwuzure. Ariko nubwo yamuhaye iryo sezerano, twibuke ko nyuma yaho yarimbuye Abisodomo n'i Gomora ibarimbuje umuriro. Nuvuga ngo rero Imana ntabwo yigeze ireka guhana, nta nubwo Imana yigeze ireka gushaka umuntu wayo katungana, ahubwo iyo bimaze kuyirenga, iyo imaze kubona ko bidatunganye, yo ifata icyemezo nk'Imana. Rero nagira ngo nk'uko twabonye ko Abisodomo n'i Gomora barimbujwe umuriro, ni nako natwe abari muri iyi si ya none, abari mu gihe cy'ino myaka mishyashya, abari mu isezerano rishya, tuzarimbuka nitutizera Imana ngo tuyubahe. Imana idufashe kandi tugirire neza. Imana iduhe kubasha gusobanukirwa iki dushakaho. Imana idufashe kandi tugirire neza. Nagira ngo turebere hamwe rero, niba twebwe ku bwa Nowa barakijijwe nuko yagiye mu nkuge, twebwe tukaba dufite ako gakiza, agakiza ariko kadukiza, tukaba dufite nka Kristo nk'umutambyi mukuru tuvugira ku Mana. Mbese twe turi kubaha Imana? Mbese twe turi kugendana n'Imana? Mbese twe turi gukiranuka? Ese da niba dukoze ibyaha byangwa n'amaso y'Imana kuko tukiri mu isi, mbese tubasha kongera kwiyunga n'Imana tugakuraho inzitizi zacu? Ijambo ry'Imana riratubwira ngo kwihana. Kandi iyo dusanze neza kwihana ntabwo ari uko ntabwo wihanye ngo ube intungane, ndabyemera kuko turacyari mu isi. Ariko se byibuze ko ijambo kwihana risobanura kwihana bivuze kwihana ibyaha ukabireka, ariko ntabwo bivuze ko wenda ejo utagurwaho n'igitumo n'ibindi byaha bitari bimwe. Ariko se iyo wihanye uyu munsi ubusambanyi ukabureka, ejo ukihana ubujura ukabureka, iyo wabiretse, iyo uhuye n'ikindi ntabwo ubasha nacyo kukihana. Iyo udasubiye rero muri bwa busambanyi, nusubiye muri bwa bujura, ugera igihe ugatsinda ibyaha, ugasigara ugaragara mu maso y'Imana nk'umuntu utunganye. Wagubwa gitumo ukongera ukiyunga n'Imana, kuko Imana iracyari ku ntebe y'imbabazi. Uyu munsi bikitwa none icyo dusabwa no kwiyunga n'Imana. Uyu munsi bikitwa none icyo dusabwa no gutunganira Imana. Uyu munsi bikitwa none icyo dusabwa no kugendana n'Imana. Mbese mugenzi wanjye, uyu munsi impanda ivuze, uyu munsi utunguwe, mbese waba waratunganiye Imana? Mbese waba waragendanye n'Imana?
niyo mpamvu ijambo ry'Imana twasomye ntabwo twajya kure y'ibyo twasomye, ariko twasomye dusanga ngo Imana yirebye abantu ijya ireba muri kamere zabo, ikareba kwibwira no kugambirira kw'imitima yabo, bigasanga ari kubi cyane. Nicyo cyatumye ifata icyemezo cyo kurimbura isi ya mbere yo ku bwa Nowa. Ariko n'uyu munsi abantu bamaze kuba babi cyane, abantu bamaze kwikunda, abantu bamaze kuzura ubusambanyi, abantu ndetse tugeze mu gihe kigoye, kugeza ubwo tugeze mu gihe gisatiriye icy'isodomo n'i Gomora. Ariko icyo ngusaba ni ukwiyunga n'Imana ndetse no kubaha Imana mu gihe gikwiriye. Nyemerera ugendane nanjye, nyemerere ugendane nanjye muri ubu butumwa, wumve neza, usobanukirwe icyo ukwiriye gukora kugira ngo Imana ibashe kukuremera uburinzi, ibashe kukubumbatira muri ya nkuge ariko gakiza twahawe. Uhagarare neza mu ijambo ry'Imana, uhagarare neza mu gakiza, kugira ngo umunsi nusohora uzasanga uri maso kandi uzasanga utunganye. Imana idufashe kandi tugirire neza. Reka dusoze rero, dusoreza ahangaha nagusabwa kugira ngo Imana iguhe imbaraga zo kunesha, ndetse Imana iguhe imbaraga zo kwihana ibyari bikugoye, ibyari ibyaha byakubase, wihanire kureka icyo uzaba uretse, usaba Imana kugira ngo n'ikindi kiguguye gitumo, Imana iguhe imbaraga zo kukireka kugeza ubwo uzagaragara mu maso y'Imana utunganye. Ahari uyu munsi watungurwa, ahari Kristo yaza none, ahari yaza ejo, kwigiye dusohoyemo n'igihe gikomeye, n'igihe cy'iminsi y'imperuka. Nyemerera mu mwanya turimo tujye twubaha Imana kandi twumvira Imana. Ijambo ry'Imana ryatubwiye byinshi, ndetse twarebye ingero nyinshi, twabonye byinshi. Nyemerera utazatungurwa. Niba waramenye Imana, niba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, nyemerera uyu munsi wa none tugendane, wubaha Imana. Imana idufashe kandi tugirire neza. Turasoje, tugiye kuganira gato ku bintu bita kwizera. Niba waramaze kwizera ko Imana yakuremye kandi ko Imana yazuye Kristo mu bapfuye, ukamara kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza, nyemerera ushyire mu bikorwa kandi usome neza aya magambo, usobanukirwe icyo ukwiriye gukora. Nta kindi rero ukwiriye gukora nonaha, ni ukugirira umugisha ku Uwiteka, harimo rwose gukiranuka, harimo kugendana n'Imana, harimo no kubana nayo iminsi ku munsi, kugira ngo Imana ikuyobore. Reka Mwuka Wera dufashe kandi Mwuka Wera tuyobore, kugira ngo tubashe kugwiza cyangwa se kugera ku gihagararo gikwiriye cya Kristo. Imana yacu ishimwe. Reka dusoreze aha. Ntabwo dusoje byo kubireka, ahubwo tubaye ducumbitse kugira ngo ubwo tuzongera guhura tuzahure dufite amashimwe. Hari imirimo Imana yakoze mu buzima bwacu, twarahinduriwe amateka, abari abajura twarabiretse, abari abasambanyi twarabiretse, ko tubonye ko kwihana ari ukureka. Iyo uretse rero, hari igihe wenda wagubwa n'ikindi, wagubwa gitumo n'ikindi cyaha kuko ukiri mu isi, ariko nacyo iyo ukiretse ukomeza gutambuka wemye, ejo wakongera ahura n'ikindi ukongera ukakireka, bikagufasha kubasha kugaragara mu maso y'Imana utunganye kandi uboneye. Imana idufashe kandi tugire